For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Aya ni amagambo kandi y'ukuri atangira Outliers. Icyo yasobanuye mu Kinyarwanda akaba ashatse kuvuga ngo kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Iyi abahanga bayita Matthew Effect, kuko uretse kuba byanditse muri Bibiliya byagaragaye ko ku isi abakire barushaho gukira cyane, hanyuma abakene nabo bakarushirizaho gukena cyane. Ni ukuvuga ngo abafite bagenda bongererwa ibyo bafite, naho abadafite, ese ufite iki ngo wongererwe? Ufite iki? Witegereje neza abantu bageze ku bikorwa by'indashyikirwa, yaba mu gihugu cyacu cyangwa se hanze yacyo, hari ikintu kimwe utakwirengagiza. Ibyo bagezeho bifite aho byavuye, ntabwo byabagwiririye. Yego nabo babigeraho babikoreye, ariko hari imbarutso runaka iba yarabateye kugera ku byo bagezeho. Izi ni zimwe mu mpamvu nyamukuru zitera aba Outliers kugera ku ntego zabo. Igihe, umuryango yavukiyemo cyangwa se yakuriyemo, igihugu cye, ireme ry'uburezi, itandukaniro. Bill Gates yavutse mu gihe cyiza ubwo mudasobwa zari zimaze igihe gito zadutse, hanyuma avukira Washington USA mu muryango aho se yari umunyamategeko, nyina akomeye muri business. Akurira mu rungano rw'abitwa ba Steve Jobs, Bill Joy, Paul Allen, bose bavutse hagati y'1950 na 1955. Bill Gates kandi mbere yuko ajya muri Harvard University, benshi muri mwe muzi, yize ahitwa Lakeside School, aho abana bafite iwabo bifashije bigaga muri icyo gihe. Aha muri Lakeside niho yaboneye igihe gihagije cyo gukoresha mudasobwa. Muri icyo gihe yabonaga umugabo igasiba undi, kuko ubwo yivugiye ko ari we mwana ku isi yose muri icyo gihe washoboye kuba yabona amahirwe yo kugera mu cyumba cya mudasobwa akora. Ni ukuvuga ngo yamaze amasaha arenga 10,000. Ndibaza ko ibi bihagije kugira ngo twumve imvano y'ibyo Bill yagezeho. Robert Oppenheimer yavutse mu 1904 New York, USA. Aho ababyeyi be bari abimukira b'Abayahudi baje bava mu Budage, kandi se Julius Oppenheimer yari umukungu cyane, byatumye yohereza umwana we kwiga practical physics muri Harvard University. Oppenheimer ubwe abonye ko atanyuzwe kuko yashakaga theoretical physics, arambuka ajya mu Bwongereza muri Cambridge, asangayo Lord Ernest Rutherford, bakorana muri Cavendish Lab. Ubwo nawe urumva neza umwanya n'imbaraga byamutwaye kugira ngo amenye neza atomic structure. Kubera iyi ntambwe, Oppenheimer yatumiwe muri University of Göttingen, hanyuma b'inshuti y'aba Einstein, Bohr, Dirac n'abandi. Ndaheruka intwari z'i Rwanda mwese mutayobewe, ni indashyikirwa, tubavuzeho bwakwira bugacya. Kuba rero mubona Microsoft cyangwa se mukumva umuherwe Bill Gates, ndibaza ko ari ukubera izi mpamvu zose twavuzeho. Iyo avuka mbere gato cyangwa nyuma gato y'iki gihe cyiza ubwo mudasobwa yari ikeneye gutera imbere, sinzi icyo ubu yari kuba ari cyo. Iyo ababyeyi ba Bill Gates bataza kuba bifite ngo bamujyane muri Lakeside na Harvard, aho yabashije kubonera ubushobozi kuri mudasobwa, ubu iyo ataza kugira urungano rwa Paul Allen n'abandi, byari kumugora gutangira no guteza imbere iyi Microsoft. Ikindi kandi yataza kuvukira muri Amerika, akaba yaravukiye ubunebwe. Oppenheimer nawe yinjiye mu isi ya siyansi mu gihe cyiza cyane ubwo quantum na relativity theories zari zimaze igihe gito zivumbuwe. Kubera icyifuzo cya Amerika cyo gutanga abanazi gukora atomic bomb, Oppenheimer nk'inzobere muri theoretical physics yari yambajwe ngo ayobore Manhattan Project
ari nayo yaje gukora atomic bomb. Iyi ntambara z'isi ziza kuba Oppenheimer amaze gusaza cyangwa se akiri umwana, Manhattan Project yari kuba itarabayeho cyangwa se yaritiriwe undi. Iyo ataza kugira Ernest Rutherford muri Cavendish aho yigiye atomic theories, iyo ataza kugira ababyeyi bifite ngo bamujyane Harvard, iyo ataza kuba mu rungano rw'aba bagabo, iyo ataza kuvukira muri Amerika bashoboraga kugira ibitekerezo nk'ibyo muri icyo gihe. Ikiruta ibindi, iyo atamarana igihe kirekire n'umu experimentalist wa mbere ku isi bakora, aho wavukiye cyangwa se umuryango wavukiyemo, igihe wavukiyemo, urungano rwawe, uburere wabonye mu rugo no ku ishuri, hanyuma n'umwete wawe mu gusohoza icyo ushaka, ni ibintu bya ngombwa cyane byagutera kuba umu outlier. Niba uri we, ndabishima. Ndibaza ko izi ngero zihagije kugira ngo musobanukirwe neza Matthew effect. Abafite barongererwa, naho abadafite bakakwa n'icyo bari bafite. None se niba bimeze bitya, wowe ufite iki? Nubona yagusize, ntuzirirwe ubaza, ari mu nyongera. Nubona uri kugenda wakwa n'icyo wari ufite, uzacunge neza ubwoko bw'icyo wibwiraga ko ufite. Ese ko turangije, waba wasobanukiwe outlier icyo ari cyo cyangwa ntabyo uzi? Itandukaniro rero ngiri, aba outliers usanga iri jambo barizi kimwe n'andi magambo y'Icyongereza nakoresheje yose. Iyo badasobanukiwe, bakora uko bashoboye kose bakabimenya. Wowe se bite? Murakoze.